Iki rero ni ikiganiro cy'ingenzi cyane by'umwihariko kuri mwebwe mukomeje kugenda mukurikira cyane ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yitwa Alain Ditexte, n'umunyepolitiki, umwanditsi, umunyamakuru, akomoka mu gihugu cy'Ububirigi. Yabaye umusenateri muri icyo gihugu nyine cy'Ububirigi, ndetse yanagaragaje cyane rwose ubushishozi ku bibazo bya Afurika, cyane cyane ibirebana n'akarere k'ibiyaga bigari. Ibindi azwiho, yabaye umwanditsi ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no ku bibazo bya politiki n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabaye kandi umunyamuryango w'imiryango mpuzamahanga, urugero nka Amnesty International, aho yakoze rero nk'umunyamabanga mukuru. Ni muri rusange uyu ni umuntu uzwiho cyane ubushishozi, kugaragaza ibibazo by'imiyoborere, intambara, ndetse n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu bice bitandukanye by'isi yose, ariko nanone cyane cyane ku mugabane wacu wa Afurika. None rero uyu mugabo yagiranye ikiganiro cyihariye na General Sultani Makenga. Uyu ni umugaba w'ingabo za M23, nk'uko rero bigaragara mu nyandiko yashyize hanze nyuma y'uko bari bamaze kuganira n'ururimi rw'igifaransa. Gusa yatangaje ko ku munsi w'ejo cyangwa se mu minsi ikurikira arakomeza kugenda tugezaho ibice bindi by'ikiganiro yagiranye na Sultani Makenga ndetse no mu zindi ndimi. Reka duhere muri iki gice cya mbere kiri mu rurimi rw'igifaransa, tugendane n'iyo nyandiko ubonaho imbere yawe. Yatangiye agira ati: Tshisekedi ni umujura. Nibyo Makenga yavuze. Makenga ati Tshisekedi ni umujura, intambara yacu niyo kurwanira kubaho kwacu ndetse no kurokora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni ikiganiro rero ngo Alain Ditexte yagiranye na General Sultani Makenga. General Sultani Makenga, umuyobozi w'igisirikare cya M23, ngo ntabwo asanzwe atanga rwose ikiganiro aseka yishimye, ariko ngo kuri inshuro noneho ngo yakoze ibidasanzwe. Yanyakiriye mu nyubako y'imwe mu mazu yabaye icyicaro gikuru cyabo, kirinzwe ku buryo bukomeye cyane. Ni ku muryango winjira hari imodoka nyinshi cyane zigaragaraho ibirango by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, maze ambwira aseka cyane ati iki ni igice gusa cy'ibyo twambuye umwanzi. Ati iki ni igice gito cyane gusa cy'ibyo twambuye umwanzi. Niko Sultani Makenga yabwiye uyu munyamakuru, umunyepolitiki, ndetse n'ibindi byinshi twamugarutseho yagiye akora. Ntabwo ari umunyamakuru gusa. Ati radiyo yitumanaho yumvikana ihora icuranga. Imbere ye hari telefone eshatu zidakomeza guceceka. Areba abamuhamagara, ariko kandi ntiyava aho ngaho. Yavuze mu kiganiro akanya gato gusa, yiseguye kugira ngo yakire telefone imwe. Agarutse yahise ambwira iby'ibitero bikomeje kubera ku mirongo y'urugamba mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba. Uyu mugabo ngo afite imyitwarire y'umusirikare w'umunyamwuga. Ahantu hose haba hagaragara ubuyobozi bukomeye cyane, ubunyamwuga n'imyitwarire ihamye, ngo nibyo biranga uyu Generali Sultani Makenga. Ahangaha dutangira inyandiko nk'uko bikurikiye. Yatangiye adusobanurira uko byari byifashe cyangwa se aduha ishusho y'uko byari bimeze mu gihe yakirwaga n'uyu mugaba mukuru w'ingabo za M23, General Sultani Makenga. Ati nta kabuza rero uri imbere y'umuyobozi w'ingabo zifite discipline n'imbaraga. Ati zabanje guhindura ubusa ingabo zifatanyije, cyangwa se ihuriro ry'ingabo zari zifatanyije rero n'abantu benshi cyane kandi babakubye inshuro 5 cyangwa se 10 abantu bari bafite intwaro karahabutaka mu mirwano yabereye Goma na Bukavu. Ati rero n'uwo mugabo ngewe narindi imbere cyangwa se n'uwo mugabo twari tugiye kuganira. Aha rero yahise noneho atwereka ibyaranze ikiganiro cyabo bombi. Aha rero ukuntu mbona yagiye abyandika, turajya twumva icyo Alain yamubajije ni AD, hanyuma n'icyo General Sultani Makenga yamubajije ni SM, nk'uko yagiye abyandika mu buryo buvunaguye. Hanyuma rero umunyamakuru Alain yatangiye amubaza ati ni nyuma yo gufata Goma na Bukavu murateganya gukomeza urugamba mukagera i Kinshasa?
General Sultani Makenga mu kumusubiza ati oya, keretse rwose tugabweho ibitero twarwanira kubaho kwacu, ugomba kumva ko twafashe intwaro kuko twari mu kaga, twarimo turimburwa. Ntitwakwemera rero ko badutsemba tudakoze ikintu na kimwe. Birashoboka rwose ko twakomeza iyi ntambara, ariko nanone birababaje kubona amahanga yanga kubona impamvu nyakuri. Ati wabonye ejo ubwawe inturo muri Masisi uko umudugudu wose bawutwitse kuko utuwe n'abantu bakomoka mu Batutsi. Tugomba rero kunenga cyangwa se tugomba kunenga iyo myitwarire no kurenga kuri iyo myumvire y'urwango rushingiye ku moko, tukimakaza ubwiyunge. Hanyuma rero Ale Ditex cyangwa se AD ati none se kuki mwafashe umujyi wa Goma ndetse na Bukavu? Sultani Makenga ati ibyo si byo twari tugambiriye cyangwa se ntabwo ari byo twebwe twashakaga gukora, ariko nanone kuva turi Goma FARDC n'izindi ngabo zasatiraga aho twari turi zigateza ibyago. Abaturage bari mu duce dufite bahoraga bagabwaho ibitero mu gihe tutari twagafashe umujyi wa Goma. Twari dufite amahitamo make cyane, twagombaga kwitabara. Byongeye kandi FARDC n'ingabo z'u Burundi zari zakoraniye i Bukavu, kandi rero zabonaga ibikoresho binyujijwe ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kugira ngo rero duhagarike iyo nkunga cyangwa se izo ngufu twafashe Bukavu, ubu FARDC ikomeje kutugabaho ibitero hifashishijwe za drone zivuye noneho Ikisangani. AD ubwo ni umunyamakuru wa Red Text ati ni gute rero mwabashije gutsinda ingabo zari zaraturutse hirya no hino zibaruta mu mibare ndetse no mu bikoresho? Sultani Makenga ngo yabanje gucecekaho gato, hanyuma avuga nk'udasanzwe ariko nanone asa n'uvugana nyine confidence. Ati dufite impamvu yo kurwana kandi abasirikare bacu bafite umurava. Ikindi kandi ni amahitamo dufite, ni intsinzi cyangwa se kurimbuka. FARDC nta kibazo ifite nk'icyacu. Itandukaniro ni rinini rwose nk'uko abasirikare bacu tubana buri gihe biba bigaragaza. Ntabwo abasirikare bacu barwana bashaka imishahara, bararwanira ibyabo, icyubahiro cyabo ndetse n'uburyo budasubirwaho bwo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kubaho. Hanyuma rero AD ati itangazo rya perezida cyangwa se presidency ya Angola iyobowe na Perezida Lorenzo, ni nayo iyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU, rirasaba ibiganiro hagati yanyu na Kinshasa. Mwebwe se mwaba mubyemera? Sultani Makenga ati yego rwose turashaka ibiganiro, ariko kugeza ubu ngubu twumvise gusa ibitekerezo bya Angola, nta kintu Kinshasa iravuga kuri byo. Ati iryo joro rero nyuma y'ikiganiro Kinshasa yatangaje ko ishyigikiye gahunda, ni Aleditex wahise abyandika. Ati yatangaje ko ishyigikiye gahunda aho presidency ya Angola itangaza ko ibiganiro bizatangira tariki ya 18 Werurwe. Hanyuma rero umunyamakuru ati hari abasirikare ba Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania batabashije gukomeza kurwana, ubu ngubu bakaba rero baragumye mu bigo byabo Igoma, ni hafi aho ngaho, ni imfungwa zanyu abo bantu. Sultani Makenga ati bafite uburenganzira bwo kugenda ariko nta ntwaro, turabemerera bakagenda, turabibona rwose ibyo ngibyo, ibyo bakeneye nabyo twemereye kubibaha, ariko turashaka ko bataha iwabo kuko bafite ubwisanzure bwo kugenda igihe cyose baba babyifuje. Hanyuma rero Red Text yanagarutse ku bijyanye n'abacancuro b'Abanyaromania, abaza ati bite ku bacancuro b'Abanyaromania barwanaga ku ruhande rwa FARDC? Sultani Makenga ati birababaje cyane rwose kubona abantu baturuka i Burayi baza kwica abantu barwanira uburenganzira bwabo. Isi ikwiye mu by'ukuri kubijyaho cyangwa se kubitangaho ibitekerezo, ariko nanone birasa naho ntawe ubyitayeho, nta muntu twitayeho. Niyo mpamvu nibyo by'abacancuro batigeze bagira icyo babivugaho. Umunyamakuru ati hari kandi abasirikare ba FARDC babarirwa mu magana bahungiye mu bigo bya MONUSCO, ingabo za Loni. Ese bwana Sultani Makenga ibi ngibi byaba ari byo?
Mumbabare ni General Sultan Makenga. General Sultan Makenga mu kumusubiza ati MONUSCO yatubwiye ko nyuma y'intsinzi yacu hari abasirikare 200,000 ba FARDC bahungiye iwabo, ariko ubu ngubu baravuga ko ari 1,200. Abandi 800 se bari hehe? FARDC Wazalendo, imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye Kinshasa na za FDLR basize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda 1994. abo bose turabizi bisha abaturage, nibo rero bakomeje guteza umutekano muke. None MONUSCO yahisemo gukomeza kubahisha mu birindiro byabo. Ibibazo byabereye ku bitaro bya Heal Africa nabyo rero babiganiriyeho, maze AD mu kumubaza ati habaye iki muri Heal Africa? Ingabo zanyu zirashinjwa gushimuta inkomere, ibyo ngibyo nibyo? Sultan Makenga ati hari abahoze muri FARDC bigize abarwanyi cyangwa se abaganga, ariko nanone twahasanze intwaro 14. ni abakozi b'ibitaro ubwabo baduhaye ayo makuru. Twafashe abari aho ngaho batubwiye kuba ari abarwanyi cyangwa se ari ihuriro rya leta, ariko rero twemeye cyangwa se twemereye inkomere nyazo kuguma mu bitaro. Ushobora rero kubigenzura nawe ubwawe. Aha rero uyu munyamakuru yakomeje yandika ati nasuye ibitaro bikuru bya Kivu y'Amajyaruguru, nahasanze inkomere nyinshi za FARDC kandi zambwiye ko nta kibazo zifite. Umunyamakuru AD yakomeje abaza ati uratekereza iki kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo? General Sultan Makenga ati wumva yarabaye umujura ni nyuma y'amatora cyangwa se Sultan Makenga Mumbabare yasubije ati nta kundi igihugu uyu ni umujura. Hanyuma rero umunyamakuru aramubaza ati wumva yarabaye umujura nyuma y'amatora cyangwa se yaba atari iby'amajwi? Sultan Makenga ati ndatekereza ko yaba atarigeze aba na perezida kuva kera, cyangwa se ntabwo yigeze aba perezida kuva kera. Hanyuma rero nahangaha igice cya mbere cyarangiriye. Uyu munyamakuru yanditse ati byakusanyijwe na Aledi Texte Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa 12 Werurwe 2023. Igice gikurikira n'ejo. Noneho tuzaganira ku bijyanye na MONUSCO, ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma, u Rwanda, umutungo kamere, FDLR. Ibyo byose nibyo yakomeje aturarikira kuzatugezaho ku munsi w'ejo. Bivuze ko n'ubundi mu bambere ako kanya tuzahita tukugezaho iyi nkuru yose uko yakabaye. Mukomeze mugire ibihe byiza, nyabuneka mwibuka gukanda like aho hasi na subscribe. 5 kuri 5 nge turakomeza kubana.